itatu ntawatekerezaga ko ibintu bizaba kubera ko kuri social media hose hari icyitwa amakimbirane. Umuntu yavuga ko ni ibintu byiza mu bucuruzi kugira ngo umuntu akore beef kugira ngo azayibyaze umusaruro, bikaba ari nawo umusaruro wa nonaha, cyangwa ni ibintu bibi gukora beef muri abahanzi ku buryo ahubwo iki gitaramo ari nko kwiyunga, kwereka abantu ngo twiyunze. Donc mwashishikariza iki barumuna banyu, kubera ko muri babiri navuga ngo umuntu avuze ko muri abambere ntago yababeshye, bamwe mu mboneza. Murakoze. Nduba bakibaza abafana kuko ngira ngo wabaza ati bya byiza gucreatinga beef, so ndumva ngiye ntacyo nasubiza ngaho. Njyewe nakosora imvugo y'amakimbirane, ntago nigeze nkimbirana n'umuntu. Banza ari n'ijambo riva nko mu Giswahili hari nko gukimbia. Ntago nigeze ngirana amakimbirane n'umuntu n'umwe. Hanyuma rero buriya amahirwe y'inkoko ntago ari y'inyoni.